Muraho neza, murakaza neza kuri Bivuge TV. Njye turi kumwe nitwa Eric Ngabo. Hari umunsi umwe mu mwaka wuzuyemo amarira ku ruhande rumwe n'ibyishimo ku rundi ruhande. Uyu ni Saint Valentin, umunsi utuma bamwe bababara abandi bagaseka naho abandi bagatungurwa n'impano batatekerezaga. Abakunzi ba Bivuge TV bamaze kubona filime nto twabateguriye igaragaza amaherezo mabi y'umuhehesi, badusabye kubakorera ikiganiro by'umwihariko kuri Saint Valentin. Iyi filime niba utarayireba ihutire kuyireba kuko iragusigira isomo rikomeye. Saint Valentin ni umunsi wagizwe uw'abakundana. Abantu bahindura impano igice cy'ingenzi cy'uyu munsi, abandi bakawugira urwitwazo rwo gukora ibyo batashoboraga gukora ku yindi minsi isanzwe. Ni umunsi uzwi cyane ku isi yose, ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Waba umusore cyangwa inkumi, umugabo cyangwa umugore, ibikorwa by'uyu munsi birigaragaza. Tariki ya 14 Gashyantare ibintu biba byafashe indi ntera. Indabo zitukura, udukapu twuzuyemo impano, amakarita y'urukundo, amashusho y'imitima n'abamarayika barashe imyambi, ndetse no gusohokana mu buryo bwihariye. Muri uyu munsi abiyita ko bakundana benshi bahatakariza ubusugi n'ubumanzi, ubusinzi bukiyongera, indwara zidakira, ndetse hakabaho n'izindi ngaruka nk'inda zitateguwe n'ibindi byinshi. Ariko se ibi bintu byaje bite? Byakomotse he? Ni ikihe kinyoma kihishe inyuma y'uyu munsi? Urukundo rukeneye umunsi wihariye? Ni igitekerezo cyiza cyubaka cyangwa ni amayeri y'ubucuruzi? Reka tugucukumburire inkomoko ya Saint Valentin n'uruhare rwayo mu muco n'ubukungu bw'isi. Tubane muri iki kiganiro maze dusobanukirwe byimbitse ukuri kuri inyuma y'ibi byose. Njye Eric Ngabo. Niba utarakora subscribe kuri Bivuge TV, iki ni cyo gihe, kuko nyuma yo gukora subscribe ibiganiro byacu ntibizongera kugucika ukundi. Mu by'ukuri inkomoko ya Saint Valentin iragoye kuyisobanura neza kuko hari inkuru nyinshi ziyivugwaho. Ntitwakwemeza ko yatangiye nk'iy'ubucuruzi kuko bivugwa ko ifite imizi mu mateka ya Kiliziya Gatolika no mu myemerere y'Abaromani ba kera. Hari abantu benshi bitiriwe uyu munsi, ariko uwo benshi bemeza ni Saint Valentin, umupadiri wabayeho mu kinyejana cya gatatu mu butegetsi bw'umwami Claudius wa kabiri i Roma. Umwami Claudius wa kabiri yari yarafashe icyemezo cyo kubuza abasore gushaka abagore kuko yizeraga ko abasirikare batashoboraga kurwana neza bafite imiryango. Valentin yirengagije iri tegeko akajya asezeranya abakundanaga mu ibanga kuko yizeraga ko urukundo rukwiye kudatambamirwa n'ubuyobozi. Amaherezo yarafashwe arafungwa akatirwa bwo gupfa, maze tariki ya 14 Gashyantare mu mwaka wa 239 aricwa. Nyuma Kiliziya Gatolika yamugize umutagatifu. Umunsi we uhuzwa n'iminsi mikuru y'urukundo mu mateka ya Roma ya kera. Reka turebere hamwe noneho uko Saint Valentin yaje kuva i Roma igakwira imihanda yose ikagera n'aho igera ku isi yose muri rusange. Saint Valentin yavuye ku kuba umunsi w'idini igenda ihinduka umunsi w'urukundo rusanzwe kugeza ubwo yinjiye mu bucuruzi bukomeye. Mu kinyejana cya 14 no mu cya 15 Abanyaburayi batangiye kuwufata nk'umunsi w'urukundo bigaragara, aho abantu bohererezanyaga amakarita n'utumenyetso tw'urukundo. Magingo aya uyu munsi wabaye umunsi mpuzamahanga w'abakundana, aho abantu bagurira abakunzi babo indabo, shokora, impano zitandukanye, ndetse bakanasohokana mu birori byihariye. Nyamara uyu munsi ntusobanurwa kimwe ku isi yose. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umunsi ukomeye, aho abantu bagura impano zihenze, zahabu, imyenda, ndetse n'amatike yo gusohoka. Mu Buyapani ho n'abagore bagomba gutanga impano, cyane cyane shokora. Nyuma abagabo nabo bakazabasubiza tariki ya 14 Werurwe. Muri Arabia Saudite ni umunsi utemewe kuko ubutegetsi bubifata nk'icyaha cyo gukwirakwiza imico y'abanyamahanga. Hano iwacu muri Afurika ibihugu byinshi byemewe uyu munsi, ariko hari aho ubucuruzi bwawo bugenda buruta ubusabane nyabwo. Kugeza ubu Saint Valentin ni umunsi utavugwaho rumwe. Hari impamvu zitandukanye
zitandukanye zituma bamwe bawizihiza abandi bakawanga. Abo wemera bavuga ko kuri uyu munsi abantu babona amahirwe yo kongera kwibuka gukunda, ngo ni umunsi mwiza wo kugaragaza amarangamutima ku bantu bawe, kandi ngo ni urwitwazo rwiza wo kugira umusangiro wihariye n'umukunzi wawe. Mu gihe cya none utiri gusobanura byinshi babyita date. Ku rundi ruhande abawanga cyangwa se abawunenga bavuga ko ari umunsi wo gutwika no gupfusha ubusa amafaranga gusa. Hari ababona ko uyu munsi ari ukwangiza amafaranga gusa aho kuba uburyo bw'ukuri bwo kugaragaza urukundo. Banongeraho ko abacuruzi aribo babyaza uyu munsi umusaruro. Bati Saint Valentin imaze kuba umunsi wungukira cyane abacuruzi. Mu bihugu byinshi amaduka atangira kugurisha ibijyanye n'uyu munsi kare, aho amafaranga amagana y'amamiliyari y'amadolari akoreshwa mu mpano, indabo, amafunguro yo hanze n'ibindi. Hari n'ababona ko ari umunsi w'akarengane ku badakundana, abo bita ngo ni ba timusinga. Benshi kandi ntibemera ko urukundo rukeneye umunsi umwe wihariye. Hari ababona ko urukundo rwiza rutagomba gutegereza itariki imwe gusa ngo rugaragazwe. Bati kuki waba ufite umukunzi w'ukuri ariko ukamwibuka tariki 14 Gashyantare gusa? Mu madini amwe n'amwe nka Isilamu uyu munsi niba wemera kuko ufatwa nk'uvuye mu mico y'abapagani. Hari abona ko Saint Valentin ihatira abantu kwishakira abakunzi batabiteguye neza, abandi bagashaka impano zitajyanye n'ukuri k'urukundo nyarwo. Ikibazo gikomeye gisigaye ni iki? Ese urukundo nyakuri rwakwiye kugira umunsi umwe gusa wo kugaragazwa, cyangwa urukundo rw'ukuri ni ikintu gikwiye kwitabwaho buri munsi, aho umuntu agomba kugaragariza mugenzi we urukundo atagendeye ku minsi yateganyijwe? Urukundo nyarwo ntirukwiye kuba igikorwa cy'umunsi umwe. Urukundo rugomba kuba inshingano, aho umuntu yita kuri mugenzi we buri munsi, atari uko itariki imutegetse. Twibuke ko urukundo rudapimirwa ku mpano zitangwa ku munsi umwe, ahubwo rugaragarira mu bikorwa by'urukundo bihoraho, aho umuntu wese afata iya mbere mu kwita no gukunda mugenzi we, atari uko ari Saint Valentin, ahubwo uko ari ikintu gikwiye. Reka tugire urukundo rusagambye, atari urw'umunsi umwe gusa, ahubwo ruba urw'ubuzima bwacu bwose. Ngayo nguko nari mbasugongeje gato ku ishusho rusange rya Saint Valentin, ariko ibi ni intangiriro gusa. Mu gice gikurikira tuzarebera hamwe uko ikoranabuhanga rya none ryahinduye urukundo, imitego n'udushya tuba kuri uyu munsi, ndetse tunasesengure itandukaniro rya Saint Valentin ya kera n'iy'ubu. Ntuzacikwe. Twishimiye kuba muri kumwe natwe muri uru rugendo rwiza. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho ibyiza.